nguhaye ikaze kandi ndizera ko umeze neza cyane wowe dukurikira buri munsi. Mwifurije weekend nziza, by'umwihariko wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Uyu yitwa Emeline, ndakeka nimba ukoresha imbuga nkoranyambaga amaze kuguca kenshi mu maso mu nkuru zigiye zitandukanye, ku biganiro bigiye bitandukanye kuri YouTube. Uyu rero nyuma yo kwamamara mu byo yakoze we na The Ben bari Musanze, yarakomeje abyaza umusaruro iyo fame yabonye, akajya akora ibiganiro bigiye bitandukanye kuri YouTube. Abona akazi k'ibintu byo guhostinga mu tubari na ba Semuhungu, anatangira no kugaragara mu mafilime agiye atandukanye, aca hano ku muyoboro wa YouTube muri rusange. Uyu rero nk'ibimaze iminsi bivugwa amakesi atandukanye y'ubusinzi agaragara ku byamamare cyangwa se ku bantu bari muri showbiz. Nawe ari video ye yagaragaye yasinze ameze nabi cyane, arimo akambakamba yananiwe guhaguruka acigatiye inzoga. Iyi ni video ikomeje guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana uyu mukobwa yasinze atabasha no guhaguruka. Izi ni case ziba cyane ku bahanzi, nuko ari nkeya zigaragara zikaza hano hanze tukazibona, ariko abantu bo muri showbiz benshi babayeho mu buzima bwo kuryoshya cyane cyane mu ma weekend, ugasanga basinze. Ibi ngibi nibyo DJ Brian yagarukaga akavuga ati abo ngabo bacira urubanza Miss Muheto, nabo muri bo nta numwe udakora ibyo bintu baba bamuciramo urubanza. Ati barashinja umuntu kurya abana bose baba babarya, barashinja umuntu gusinda bose baba basinda. Rero haba habura, it's the matter of time, n'abandi bose bakagenda bajya hanze. Uyu nawe video ye irimo iracicikana hano hanze yasinze. Kora subscribe kugira ngo ukomeze ubane nanjye umunsi ku munsi.